hanyuma rero kuza kuriya musore Kainerugaba hari icyo bivuze kuko buriya ni nkaho the big man himself Yoweri Museveni rero akabayuza, so there is next of him nuriya nta wundi muri diplomatic circles ze yakwizera kurutira cyangwa yibwira we yabwira ibanga when it comes to a secret lidakwiye kumenywa na bose uriya niwe warimenya. Ntabwo mvuga ngo ugiye kumera neza, ndavuga ngo ahubwo ese ubundi pastor kuba baye Uganda ukaba no mu Rwanda, ikibazo cy'u Rwanda na Uganda ugisobanura ute? Turabasuje kandi tubifurije ibihe byiza nshuti mukurikiye Primo Media Rwanda. Reka twizere ko aho muherereye muri amahoro, natwe turi amahoro. Turi kumwe na Pastor Peter MUSISI. Pastor nawe uri amahoro? Ndashima Imana, ndabashuhuje aba Primo Media TV kubwo umurimo mwiza mukomeje gukora. Niringiye ko muri mu gihe cyiza cyo gushaka Imana, kuyimenya Imana ribaho umugisha, kandi no kugira ngo muyimenyekanishe munyuze mu kiganiro cyanyu, kumenya aho isi cyangwa se iyobokamana rihuriye na politike, kugira ngo abari mu isi b'inzego zose harimo n'abayobozi b'isi ko abitwa yuko abayobora isi bari mu kintu cyitwa cyahawe akazina kitwa ngo ni politics, yuko nabo bamenya Imana y'ukuri. Murakoze rero, bone umwanya wo gusuza abanyarwanda n'abavuga ururimi rw'ikinyarwanda, baba abanyarwanda ku bwoko cyangwa se n'abakize bari mu Rwanda, abari hirya no hino kuri uyu mugabane wacu ariko ntibagiye bari mu biyaga bigari, abari hakurya rero y'amazi magari bari mu migabane yindi isigaye y'isi banyanyagiyeyo, abari muri ibyo birwa bikikijwe n'ayo mazi, ibyo rero bose turabashuhuje. Tubone n'umwanya wo gusuza abavandimwe bacu b'Abarundi, Abanyamurenge n'andi moko basangiye igihugu hariya akarere barimo ka Fizi. Niyo tibagiwe n'Abarwandafone bo muri Kivu y'Amajyaruguru, Abafumbira, abavandimwe, Abahororo bo muri Uganda, Abahana n'Abahangaza muri Tanzania. Twifuza buri gihe uko tuganiriye tubasuhuza bakamenya ko turi kumwe nabo kandi tubakunda, kugira ngo nabo bajye barwana uko bashoboye bagira icyo bakurikira muri bino biganiro. Kandi nabonye benshi bakomoka muri ayo moko yose hafi kwangana tubafite bishimira ibyo tubagezaho. Murakoze, Imana ibamugisha. Pastor, General Kainerugaba umuhungu wa President Museveni ari mu Rwanda yahageze, ndetse yamaze no kubona na President Kagame. Abatumenyereye hano kuri Primo Media Rwanda bazi ko dufata ubuhanuzi tukabuhuza na politike. Ibyo nabyo biri mu rwego rwa politike. Pastor MUSISI ni umwe mu bantu babaye mu gihugu cya Uganda igihe kitari gito, kandi n'umwe mu bantu babaye muri RPF. Ibyo rero ku ruhande rumwe bifite icyo bivuze muri politike kuba yaje mu Rwanda nyuma y'imyaka 4, ibihugu byombi bifitanye amakimbirane, umuntu yavuga ko atoroshye kuko byagezaho imipaka yo ku butaka ifungwa. Pastor, tugiye kuganira kuri icyo kintu, ariko turanareba ku ntambara ya Ukraine n'Uburusiya, tunarebere hamwe ibijyanye no kuba Ubwongereza kimwe mu bihugu bigize veto mu muryango w'abibumbye cyangwa bifite ijambo ntayegayezwa niko Abarundi bavuga, kuba cyakuyeho amabwiriza yose arebana n'icyorezo cya COVID-19 bisobanuye iki? Ese birahurira he n'ubuhanuzi? Turi mu kiganiro ubuhanuzi na politike. Reka tubanze dusenge. Mana ihoraho yo mu ijuru, turagushimye, uri Imana nzima, uri Imana ikora ibikomeye. Ibi tugiye gusangira tuganira tuvuga, ndigize kugira ngo tuyoborwe n'umwuka wawe wera, kandi bidufashe kuvuga iby'ukuri kandi biboneye, kandi bifasha abumva bitabagusha. Nuko rero tuyobore muri byose, tubyambarije mu izina ryawe Yesu Kristo umwami wacu, amen. Pastor, reka duhere kuri icyo kirebana n'akarere, politike yo mu karere. Kuba General Kainerugaba yageze mu Rwanda bisobanuye iki mbere na mbere ku mubano w'ibihugu byombi? Hari abatangiye kuvuga bati buri ibyo ari byo byose ibintu bigiye gusubira mu buryo. Yaramaze n'iminsi kuri Twitter yandika ngo
perezida Kagame amufata nk'umwe mu bagize umuryango we, yakoresheje ijambo anko. Tubwire nk'umuntu wabaye muri Uganda kandi unakurikira politike y'akarere, ukaba ubaye no mu Rwanda igihe kitari gito, bisobanuye iki? Murakoze. Bisobanura iki? Ku ruhande rumwe ndebeye hamwe hejuru gusa, harebye imbere, ni ibintu bishimishije kandi byiza, kuko ndibwira ko abantu bose ku isi icyo bashaka ari amahoro, baba ababi ndetse n'abeza. Ikintu cyose bashaka ni amahoro. Hanyuma rero kuza kuriya musore Kainerugaba, ndibwira ko ari ikintu cyiza ku bihugu byombi, kuko mu by'ukuri nta gihugu gifitanye amateka y'uruvangitirane nka Uganda n'u Rwanda mu karere dutuyemo. Abantu benshi basuhukiye muri kiriya gihugu, abandi bagihungiyemo. Nzi n'abantu bagiye, njya numva babaga barahungiye mu bihugu nk'u Burundi, Tanzania na Congo, bikaza kurangira bagiye Uganda. Kuki se bahitagamo kujya Uganda bakava muri ibyo bihugu bindi? Nuko ubuzima n'imibereho muri Uganda byari bifite ukuntu byaboroherezaga. Kuyihomba rero, guhomba Uganda ntabwo ari byiza, ko dufite n'abavandimwe n'iki byose. Rero kubaho muri ubwo buryo bumeze kuriya ntabwo ari byiza. Ikindi nakubwira gusa nuko bino mu byago byagwiriye kano karere, cyane cyane ka East Africa, bino bihugu bya East Africa, cyane cyane u Burundi, u Rwanda, Uganda, Ethiopia na Eritrea ndetse na Somalia, hari ukuntu ibyo bihugu bari barabyise ngo ni Hematutsi Empire. Icyari kigamije muri ibyo ngibyo kwari ugusenya ubumwe bwari bumaze kugaragara, bwari bugiye guteza kano karere imbere. Hari abantu benshi batabizi, ariko icyo kintu cyaradutse mu myaka za 90, gisa nkaho ari ishyano riguye, kuko Eritrea yari imaze kwigenga, Ethiopia kandi bafatanyije, u Rwanda na Uganda no Burundi bwiyongereyeho, icyo kintu cyaradutse. Nkibwira rero ko icyo kintu cyaturutse muri bariya abantu bitwa abamurikiwe, aribo bayobora isi, Illuminati. Kugira ngo babikore batyo, baba bagamije kugira ngo cya kindi cyiza kigiye gukora bagihe izina ribi, kugira ngo abantu, rubanda rutangire kukirebera mu yindi nzira. Nyuma y'icyo kintu cyiswe Hematutsi Empire, cyaje kuvugwaho ariko kigamije kugira ngo kizane icyari kimaze kugerwaho hano, kigahabwa izina ribi, ryatumye haduka ibintu bibi mu mitima y'abantu, nk'uko twari tubivuze, by'inzangano n'ibindi. Nk'uko muri Afurika dufite ibibazo bya ethnism cyangwa ethnicity. Ibyo bintu ni ibintu bibi cyane, twebwe bitugiraho ingaruka. Hanyuma rero byahise nyine bikagurukira no muri ibyo, abantu haza umwiryane, intambara ziravuka hagati ya Eritrea na Ethiopia, cya kindi kiza cyari kimaze kugerwaho kirapfa, ibintu birashwanyuka biba bibi. Uganda n'u Rwanda nyine nabyo bihera ubwo bitameze neza. N'u Burundi nabwo imvururu zabujemo z'intambara zarimo za civil war, cyangwa intambara y'abaturage ubwabo bene igihugu gusubiranamo, bizana ikibazo gikomeye. Noneho cyari kano karere ubu niho kari inyuma cyane hafi muri Afurika, mu byo bihugu uko bigize, hafi byose bifitanye urwikekwe n'inzangano, kandi ubundi byari byavuzwe muri buriya buryo. Kuki bimeze kuriya se? Harimo ikiganza cy'abariya abantu. Urugero muri Ethiopia na Eritrea, uwo usanga Ethiopia ishyigikiwe n'Abashinwa n'Abarusiya, inyeshyamba z'Abanyatigirinya zishyigikiwe n'Abanyamerika, kandi bakabikora mu ibanga, ntabwo umenya neza ibyo barimo. Ariko ibyo bintu bita proxy wars, intambara barwana ubwabo bifashishije banyuze mu bandi bantu batari bo ubwabo.
zikarimbura abantu, hanyuma ya miryango yabo ikirwa ivuza induru ngo ibyo kurya ngo byabuze, ngo kandi ngo abarwana ngo ntabwo bahiriza uburema bw'ikiremwa muntu, ndetse ngo hashobora kuzabaho ibyo bita ngo ni war criminals, war crimes, ibyaha by'intambara, ibyaha bizakorwa mu ntambara. Ugasanga ibyo bigiye aho birangaje abantu, bigahita abantu abanzi bacu bakora tukabareba nk'aho aribo ntungane, ariko kandi nyuma y'ayo marerwa bakaba babiri inyuma. Ariko pastor, urebye nka case ya Uganda n'u Rwanda, ntekereza ko nta bandi bayiri inyuma. No, ntabwo byabura, kuko ntabwo bagutumaho bagiye kubikora. First of all, bashobora creatinga, bafite intelligence, nibo bakontrolinga intelligence y'ibintu byose. Bashobora kuvuga turiya muntu n'ubu mureba ko gupangira ibi mwibanga. Nese ntabwo bakubwiye bajya gutera amabombe ntibabanje bakavuga birabe byihebe yuko babibonye bitari byaba. Inzego z'Ubwongereza n'iza Amerika bakavuga yuko ziperereza ngo babonye ibyo bintu bizaba, bakaburira n'abaturage babo ngo bave muri ibyo bihugu. Kuko se bataburira ahubwo batabigira ibanga kuko baba babibonye bagakorana n'intelligence z'ibihugu, kuko data zo wenda ziciriritse mu bumenyi n'ubushobozi kugira ngo icyo cyaha bagikumire kitari cyabo. Ariko ubwo bigira bitya bati basirikare birabaye, abantu barapfuye, bagaceceka ko bakirata yuko mutema bafatana n'intumwa ari nk'Imana. Subundi bumana nuko babiri babitegura. Igihe niko bibona, none se bafite ubuhe mwuko bahishurira ibintu tutazi. None se pastor, ngaho twereka akaboko kabo muri issue y'u Rwanda na Uganda. No, ntamushaka kuba specific mu kintu, ariko ndakubwira ibishoboka. Kuko nzi yuko bo bakora ibintu tutazi. Uzi yuko ubu ngo bafite gahunda yo kuzajya batugabaho ibitero bakoresheje climate change, kandi tutabizi. Ukareba imvura yanze kugwa ntumenya aho bituruka, kandi rero babikoze urwego bariho n'urwego rwo hejuru cyane. So climate change cyo bita climate manipulation bazabikoresha cyane cyane nyuma y'imyaka y'ibihumbi 2025, kuko bazaba bashobora kuvuga ati tugiye kugaba igitero ku gihugu runaka. It can be very friendly, a friendly country, ariko bakayikoresha muri rwo kugira ngo bayishyire mu murongo wabo, cyane cyane bashaka kugira ngo imisaruro yabo ipfe, bo batangire kugaburira. Uravuga ngo bafite ubumenyi n'ubuhanga buhanitse cyane. None we umuntu ahubwo yavuga kuri hejuru yabo kuko umenya imigambi yabo itaraba. Je nukuvuga ntabwo ari ibyo ubumenyi ufite, je ubumenyi ufite ndabashyira ndaberekana uko bari, ubushobozi bafite. Ubushobozi bafite nibwo nkubwira, nibwo nzi, ariko uburyo babikora cyangwa imbaraga zabo wenda ziri hejuru y'ibindi cyangwa uburyo babikora sinamenye, ariko nzi yuko bafite ubwo bushobozi. Yes, nzi neza yuko bo aho ibintu bigeze ubu kwisi, ibintu hafi 90% n'ibyo bazana nizigize nacyo catastrophes ntabwo zibaho, nk'ibi bya tsunami, nk'ubu ngubira kiriya kiruka kiri hafi kuruka ibirunga nibo birimo. Yes, babirimo, bafite iyo gahunda. Kiro kiruka wari wabona kiruka kuriya in 20 years kirutse gatatu, hano bigiye guhinduka umukino. Iki cya Nyiragongo cyarutse mu za 1996, cyongera kuruka ejo bundi muri 2021, none ubu kirimo baravuga bisa nkaho bigiye kuba rutine. Ariko ndibona hagati aho rugo cyasakuruka nabwo ukuntu kimaze kandi bo ntabwo byabagaho. Aba rero abantu ntabwo bazi yuko aba bantu bafite imikorere ishoboye cyane, icyo bita actually icyo bakita ngo ni ecological terrorism. Yes, barashaka kujya bakoresha bifashishije isi, imiterere yayo n'intuza imiterere yayo kwiteye, amabuye yayo ayiremye kugira ngo bayashozemo imvururu, noneho bitere imitingito na za volcanoes nk'izo volcanic eruptions. So bafite n'ibintu bikora, bafite intelligence kuburira we bati uriya muntu agiye kugutera kandi yabonye intwari zinize, kugira ngo wiruka ujye kugura nawe izindi. You become enemies, bavuga ati intelligence sources zacu ziravuga ibi, kandi you cannot deny it. Kuko bavuga ati nurere bakamubwira batyo, none mukajya mu cyo bita arms race, umuguri intwaro ndagura intwaro undi atinya undi agira ati. So ibyo rero kugira ngo umuntu azabivemo ngenzi yuko biruhagije. Ubu umuntu yavuga ko umubano w'u Rwanda na Uganda ugiye kumera neza.
utekereje by'urwo rugendo ukareba n'ubuhuza aje nyuma ya ambassador Ebare waje nawe azaniye perezida Kagame ubutumwa bwa Museveni. Ntabwo mvuga ngo ugiye kumera neza, ndavuga ngo ahubwo hariho ubushake bwo kugira ngo umere neza, kandi hari ubushake burya where there is a will there is a way. Niba hari ubwo bushake buri giniyani ari ubw'ukuri, hari ubwo byakunda, wenda nabo bakagira amaso, erega ibyo tuvuga bamwe barabyumva. Ari ubw'ukuri means ubushake ari ubw'ukuri. Ni ukuvuga ngo iyo hari ubushake buri giniyani, umuntu uko abikora abivanye ku mutima, atari for political reasons cyangwa other reasons utamenye, byaba ari byiza. Ariko byaba ari byiza ko byaba ari itangiriro ryo kuganira, kandi ibiganiro ni ibintu byiza. Ariko what I know stuff bikunze kuba bikugorana, ariko twebwe umurimo wacu turabisengera ku buryo byagera ku rwego rwo kohereza umwana wawe bibiri tafu. Umwana w'ikinege se w'Imana kohereza umwana ni byiza, ni byiza cyane, kandi hari icyo biba bivuze, hari icyo bivuze. Kuko buriya ni nkaho the big man himself Yoweri Museveni rero akabayuza, so there is next of him nuriye, nta wundi muri diplomatic circles ze yakwizera kurutira cyangwa yibwira we yabwira ibanga. When it comes to a secret ridakwiye kumenywa na bose, uriya niwe warimenya. Naho nemera yuko wenda byagira umusaruro wenda mwiza. Ese ubundi pastor kuba wabaye Uganda ukaba no mu Rwanda, ikibazo cy'u Rwanda na Uganda ugisobanura ute? No, ni ikibazo umuntu twese twiga. Niyo mpamvu ntavuga yuko ari igituruka hafi, nuko harimo external forces zikorera mu mwijima mu ibanga ziri inyuma yabyo. Ubu nta kibazo cyakabaye kibaho. Erega biriya bintu bitangirira igihe cya kera, ntabwo baba barabiteguye, babitegura n'ibi byose bitari byabo. None se kankubaza akantu kamwe, kandi akantu uzagatekereza. Mwebwe abantu b'iki gihe ntabwo mugifata umwanya wo gutekereza, mutekerezwa n'imashini, the computer. What the computer says nicyo ufata nk'iki. You have to use your brains. The African leaders, abantu bo muri Afrika ba revolutionaries kuko babayeho, bashatse gutransforming Africa, benshi bagiye babakuraho bakabica. Wakwibaza uti se bacu bagerageje gutransforming Africa, njye nibaza kuki Nyerere batamwishe kandi barishe Lumumba. Okay, kuki Museveni se batamwishe kandi bakica Garanga? So Garanga was not died by an accident. So ibyo nawe level yabyo byumva. Garanga uramuzi? John Garanga, yes, John Garanga de Mabure. Noneho ibyo ngibyo babikora bagambiriye iki? Baba bavuga ati okay, uyu nguyu yes is good, ariko tushaka kumukoresha mu nyungu zacu n'abatabizi kugira ngo tugere ku byo dushaka. Wenda hazabaye intambara mu karere k'ibiyaga bigari biturutse kuri se ntabwo se intambara yavuye Uganda ikagera mu Rwanda ikagera muri Congo and even beyond. Actually dufite intambara zigenda zikomoka kuri izo ngizo. Abantu bize igisirikare hano mu Rwanda abahunze baragiye bajya gukora intambara muri Congo, abandi bavanaho za leta muri Congo Brazza, sizi ibyo nabo barabyize. Abandi bajya muri Central Africa, aba exfire bakoze ibyo ngibyo. None ubu kandi natwe nuko tujyayo tubakurikiye, ingabo zakurikiyeho zigenda zibakurikiye, iriya ni game itarangira, ati endless. Usanga ari ibintu baba baraplan babikora bitari byaba. So rero hano mu Rwanda izi revolution yabaye mu Rwanda, yabaye muri Uganda, yabaye muri Congo, zari revolution zari pan-africanistic in nature, zo kugarura kuvanaho the neo-colonial systems zari zarashyizweho kugira ngo hashyirwe systems ziri
pan african people. Noneho izo ngizo njya gusaba ugasanga noneho ahubwo zibaye flopped. Ahubwo abantu baratangiye barirya bagihaza umwiryane bararyanye ibintu nk'ibyo ngibyo. So rero ngiye nkaba nibwira ko ari nayo mpamvu ngenda kubwiye iyi si ikeneye Kristo, ntabwo ikeneye ubwenge bw'abantu, kuko ibyo tubona byaba ibyo bita uzi yuko buriya pan africanism ubwayo ari program ya Illuminati. You don't know. Ibintu byo bita ngo ni liberation theology, ugeze kubyumva? Ibyo ni their program. Ibintu byo bita capitalism, ibintu byo bita socialism, ibintu byo communism, ibyo byazimuzimu byo byose ni ibyabo, ariko babizana kugira ngo habeho conflicts mu bantu. Kimwe bakakizana ukire bari cyiza abantu bakagikunda, aho ikindi bakakizana cyo ari kibi ariko bakavuga ibyiza byacyo, noneho byose bikaza gutuma mwese mu Rwanda mukaryana. Noneho ugasanga cya kintu mwarwanya kugira ngo mwiyambure kikanga kikabagumaho. I don't know. This is very bad. So nakubwira yuko twebwe icyo ibi bibaye yaba ari very big breakthrough. Noneho kandi wenda yiturutse mu bantu bamenye ukuri, bakamenya icyo bapfa nyacyo, niko navuga, no bakaba bimeje kugikuraho. Ese cyo bamenye icyo ukuri ni iki? Nuko bamenya bari abantu. Ziriya forces zikorera mu ibanga. Ibyo bita operation behind the scenes. Wavuga ko babimenye? Nakeka yuko babimenye. That's why they are doing it now. Kandi batarabishe nkuko bishe abandi Pan Africanist. Umva okay, bashobora kuba rega kuba batakwishe ntabwo bakuye mu bwenge. Ariko ari byo bagezeho mu kugukoresha. Nabikubwiye zo ntambara zabaye hano muri region yacu zikarega zikagera almost the entire continent. Hati igisirikare kivuga kikajya hariya iyi chaos niba none se birayibera muri Kongo ni ibyuzukuru by'ibyabaye muri kano karere kacu. Si ntambara zageze hariya, so dagani karica icyo bitagani karica no umuco w'imbunda ngo abantu kurasa aba imitwe ikaba ari imitwe y'Rwanda kuzana wenda amahoro n'urugero cyangwa kugira ngo ibohora abantu, none ikaza kurangira ahubwo ari yindi babuha yica abantu ahubwo nk'ibi byababayimaye n'izindi nyeshyambo zabona. Abanyapolitike barimo ab'ingeri zose banyumva bumve ko jewe ndi analyst, ntabwo ndi umuntu sindi umunyapolitike, ndanalyzing ibintu uko bibona kandi uko biri, ahubwo bambaza bati avuze kiravuze sicyo cyangwa turabona uko ntibanebere mu rwego rwa political oppositions cyangwa se political ideologies zabo. I know kuko nzi yuko byose it's fake. Ndabivuga mbizi, ntabwo mvuga nk'umuntu uri ignorant mu byo ndabizi, ari nayo mpamvu babwira alternative icyo kuko jewe ndi master in alternative theory. Yes, abarero mbabwira yuko alternative theory ifite ni abantu gukurikira Kristo niyo nzira yonyine yarokora abantu baba abo dufite muri kano karere kacu jewe n'abari ku isi yose. Pastor, reka tunyarukire no ku kindi. Wabonye ko mu Bwongereza Prime Minister Boris Johnson yatangaje ko amabwiriza yose ari n'icyorezo cya COVID-19 akwiye kuvaho, hanyuma abantu bagasubira mu buzima busanzwe, wenda ibigo bibakoresha akaba ari byo bizajya bishyiraho amabwiriza itawe ku bikingije n'abatarikingije. Biriya wabyakiriye ute? Nabyakiriye nk'ibintu byantangaje kandi biteye ubwoba, kuko uriya mugabo measures yafashe ishobora kumukoraho. Ntabwo biri ari byo, asa nk'uwasaze. Ntabwo wenye n'umugambi nako yuko ari kwica abantu miliyari 3 nose ubwo ari wagerwaho. Ntabwo ashobora kubirogoya hamaze gupfa banga benshi baranduye nyine bazapfa. It's inevitable, it is like a death. Ahubwo icyo giye mvuga no kuvuga ngo kuki yabikoze kuri maybe ni nka political capital, kuko birabe ntabwo byazanywe nawe, byazanywe na system kandi we n'umugaragu wayo. Wese kuki ashaka kwirwanya system se ntiyaba yamutumye ngo abikore kuri iyo nacyo cyashoboka, ariko hari ikindi no gikurikiyeho ariko kibi, you know. No kuvuga ngo bashobora kubikora kuriya, bamara kubikora bashyiramo bwa bwisanzure ndetse n'isi yose ikabikurikira, noneho bakadukubitaho bombshell ikindi giteye ubwoba, bakavuga ati ntimureba twabwiye ko ino ndwara nta kwikirisha, none mwe mwarayirangiza n'abantu barashize.
ku buryo noneho abantu bazababwira ngo nimwiyambura agapfukamunwa cyangwa muve muri iyo system cyangwa nimanga gutezwa inshinge ubwabo bazajya banazitera kuko kije noneho nishyara ibintu byose bishobora kuboneka njye ntabwo navuga ngo bibaye ngo ndishima se hwaye ntabwo ari igihe cyo kwishima. ubonye ko muri parliament abantu rwose bishimye cyane oya baranzwe n'ubujiji urundi muntu yagwa mu kantu akibaza ibyo ari byo ntabwo yakwishima. Urishima se iki uwavanyeho kiriya uwakizanye aracyahari kandi aracyakora. Why are you happy with that? ahubwo wibaza ibibaye ni ibiki. None se uri ari hari witwa Macron mu Bufaransa waravuga ati ndaza gukora uko nshoboye ku buryo umuntu utikingiza cyangwa utakora ibyo amabwiriza dufite bizamubera imbogamizi kuramuka no kurya no kunywa. uwo nguwo araho uriya n'abakoze biriya Johnson Boris noneho n'abakoze ibyo ngibyo bivuze iki? Hagiye kubaho antagonism, hagiye kubaho no mu Bufaransa no kurushaho kwigaragambya katubere nk'ubwo kuki ubwongereza bwabikoze nayo tugiye kubikora. Even the rest of Europe nayo ishobora kugira iti bashobora kuvuga ngo niyo mpamvu na Brexit yabayeho ni byiza buriya bongeze ifata icyemezo twe turi ahangaha ugasanga igihugu cyose yizeye noneho barangiza ibyo bakaririzinga noneho ishyano ugasanga batwohereje kabutini yicura umuntu mu minsi 2 ugasanga hagoye ingogo miliyoni nk'eshanu zigapfa mu kwezi bati ntimwarebe iyo twababwiraga ku buryo ya resistance bari bafite nk'iyo mu Faransa bigaragambye n'ahandi ntawe uzongera bakazira icyo bita apathy abantu urucika ntege umuntu agahebera urwaje icyo bita guhebera urwaje. Ntabwo biriya ntabwo ari biki kuko bari abantu bari hejuru y'ubumenyi bw'abantu bose n'abanyaburayi ntacyo bazi n'ibiki buriya bana nabishe bavanye no ku Mana bavanye no kwiki bizera science gusa kandi science is fake. Ni ikintu Satani yakoze ashyiraho ngaho ni ikibazo gikomeye cyane. Ubu se science yiza kubiri fake ibi ubu bivuga nawe ngira ngo ucukumbura science ni ukuvuga ngo science itself is very wide sibyo ikora ibi ngibi ariko ikigamije cya mbere muri byose science ikora nta kizana ubugingo. Ikizana ubugingo ni ijambo ry'Imana. Wavuga uti wenda turakoresha ibi technology dufite abantu bagerwaho n'ubutumwa bwiza yes ariko n'ubundi ibi ngibi uzarimbuka ntabwo byamukiza n'ubundi byikiza ugomba gukizwa akuva ubutumwa bwiza. How many nose wari wabona ni bande bakurikira ujya kureba ukareba abantu bakurikiye nk'ikiganiro baragera nko mu bihumbi nka 5 n'urugero abakubese ko bakijwe ni bangahe ati kubera ikiganiro twumvise ndihari nakiriye Yesu no bashobora ku appreciatinga tinanyuzwe wanyuzwe what measures did you take kugira ngo urokoke ariko numva bamwe bajya bampamagara bakambwira bati kuno kuri amagambo haraho bivanye haraho byangejeje ariko ni nka about 2% ni nka 2%. Abwo rero nuko bitekereza ariko je numva yuko biri nomo nibwo buryo ntabwo byantangaza kuko nubundi by'abantu bakurikira inzira igana mwirimbukiro abayibona ni benshi. Dufite n'ikibazo cya fragmentation cy'amadini uzasanga nko mudivara gukunze ariko akavuga akakubaza ariko se ibintu byose biranyubatse haryo usenga kwa kangahe ngo ni ku cyumweru we n'ubu antikristo navuganaga nawe which is terrible. Urumva neza bere nk'abo ngabo rero iyo niyo fragmentation ishingiye kuri denominational conflicts kandi ntabwo zifasha umurimo wa Kristo. Usanga ari ibintu biraho umuyehova nabara abo bitangwa n'ababuranamu bara abo no bantu bari imbere bo twitangwa nibo bakabaye bari bakomoka mu kintu cyabayeho cyane cyane mu kinyejana cya 19 n'icya 20 niho habaye ibyo bintu byavuga yuko niho biteza imbere kwizera. Ababuranamu baje bakurikira ubundi hari ibintu 3 abayehova abadventiste ababuranamu n'abapentekote. Pentekotisme iri mu murongo wa Luteri ariko ibibindi yaje kurongwa na Branham n'abayizana mu ibindi ntakwirwa mu nyamuno hanga atangira kwigisha ihame rivuga yuko mbatiza ari uzana gakiza no kuvuga yuko umuntu akeneye umuhanuzi kugira ngo azajye mu ijuru niwe wasimbuye no witwa Santo Santiago
wigisha ko ufite ihame rivuga ngo umuntu akeneye umuhanuzi we. That guy was a prophet. Ndavuga Branham yari umuhanuzi ko yita. Santo Santiago wariho yita umuhanuzi. Nahuye n'abigishwa bari bagiye kuniga, naravuze ndasarara. Babwiye bati no, twebwe dukeneye umuhanuzi. Dafite umuhanuzi ntabwo wajya mu ijuru. Twebwe nk'abase mu muhanuzi ni wowe. Dufite Santo Santiago. Nawe uramukeneye. Mukeneye se kandi ufite umwuka wa Kristo. That is anti-Christism. Abayehova bafite ibintu byanditswe na Russell. Umuntu ukomoka muri Illuminati. Abadivantiste nuko bafite ibitabo byanditse ngo bya Madame White. Byasimbuye Bibiliya. Ngo ni umucyo muto. What do you mean? Hari umucyo munini n'umuto. Dufite ibyago muri iyi si. Ariko ntacyo ngo nukomeza tukagenderaho. Ibyo rero bizana ikibazo ku buryo imbaraga za gikristo zicika intege. Kubera ubwo udutsiko cyangwa ne tudutsinda. Kinyarwanda buri nacyo ni kiri muri Bibiliya rufite amagambo menshi. None pastor, ibintu Boris Johnson yakoze, dufite ibihugu byinshi muri Afrika byakoronijwe n'Ubwongereza, ntibishobora gutuma bagendera mu mujyo nk'uwe nabo bakabikuraho bakavuga bati master bacu bakoze ibi. No, ntabwo dutegekwa n'Ubwongereza. Influence y'Ubwongereza ku bihugu bivuga icyongereza iri very minimum, kandi ikoreshwa mu nyungu za politiki. Twe dutegekwa na United Nations kuko niyo blueprint ya one government, one world government iri mutegurwa igiye kuza gutegeka isi. Ubwo kubera izo mpamvu the British influence has a government, kuri government zo muri Afrika zivuga icyongereza cyangwa all over the world ntabwo ihari cyane. Ntabwo bashobora guhita bakopera. Ntabwo bahita bakopera, gusa byaha bamwe kugira igitekerezo nk'urugero rutanzwe nabo bagakora ibyo, ariko batari babikora uzumva ikintu kizabaho. There must be a bombshell ukanga abantu. Ari nayo mpamvu biriya byabaye. Hagomba kubaho ikibombe kigomba gukubitwa ku isi. Ntabwo ari cya kibombe cya nuclear. Oya, mu buryo bw'ibirwara kirwara kiri ukuva ngo bakise makro gatatu o makro kane cyangwa se ikindi cyaje gukiyuburuye. Cyo ngo nticyumva urukingo nticyumva niki. Bati byavuye he? Nuko mwakoze relaxation, mwagabanyije ubwirinzi. Abantu ibi bintu ni ibintu okay nibitaba ndashima. Ariko I doubt. None pastor, icyemezo cya Boris Johnson cyo gukuraho ari amabwiriza ya COVID, urakibona nkaho cyamuturutse mu bwe cyangwa ni ba master ba muri inyuma mu gate bigire gutyo turebe? Nibo babikora. None se buriya Trump yashyizweho nande? Trump was a puppet. Yari iki gikoze cyabariya. Bamushyize byavugaga byose ko ari ukugira ngo abyutse urwango rwari rumaze kugenda ruvaho kubera Obama atize imyaka 8. Abanyamerika bari batagiye kwibonamwe ibintu by'amoko batabireba. Iri extremism yabo yagendaga icika intege. Ariko aje n'ibyatangiriyeho azana supremacy y'abazungu kongera kuyibyutsa. Numva neza. Noneho batangira kumwanga abandi bari bamaze kugera ku rwego b'abazungu n'abirabura, aba Latinozi n'abandi abo twita Canadians barimo banyaziya n'ibiki byose. Baramwanga bose. Kuko aragariye white supremacy. Abazungu kandi bakamwibonamo. Nabira bya Black Lives Matter byaje ku ngoma ye. Nanaho batangira kurwana. Iri bidafite umumaro. Black Lives Matter is a movement of the Illuminati. Nabo bashobora kumukoresha kuriya biragarure biriya. Boris. Yeah, Boris Yeltsin. No, not Boris Wilson. Boris Wilson. Yeah. Noneho uyu nguyu biriya bintu bifite mu game ikomeye cyane. Buriya abantu baba Republicans ni abantu bo kuzana umwirijyane n'intambara haba muri Amerika cyangwa hanze yayo. The Democrats, Democrat, umurimo bafite ukomeye cyane bashinzwe ni ukwangiza ikiremwa muntu, bakijiza mu ngeso mbi, ubutinganyi, kuramya ibigirwamana, gukora ibintu, kubwira umuntu ngo arishyira akizana, ariko mu gushyira kwizana urudi bamaze kumwangiza ubwonko kugira ngo agende ahinduka ikintu kidasanzwe. Kuko bo niba Abanyamerika ukuntu bameze ni abacakara bibihe, kuko buriya bafite imyenda bo baragurishijwe byararangiye, barishizwa trillions z'amafaranga Illuminati bishyuza. Ntabwo bashobora kuvamo, ntabwo bashobora kwishyurira ya mwenda kereka bigurishije. Kugira ngo rero bakomeze babeho bagomba kumvira uwabaguze, kandi bagahora bafite ibifaranga byinshi bikora ku isi. Ifaranga bafite bamamaza si iryabo, ntabwo ari ry'Abanyamerika, ni ifaranga rya Rothschild.
idolari rifite n'ibimenyetso byose byo gutegeka isi, barabikoresha rero mu isi yose kugira ngo isi yose bayikandamize. Niyo mpamvu rero umuntu abonye idolari agenda yirukanka. It has replaced gold, ryasimbuye izahabu. Ariko none se how is it supported kugira ngo rijye guta agaciro? Ni ukubera iki? Ni uko isi imaze gukubitwa mu myenda, resources z'isi zibonerwa ubuntu. Kuba utazi amadolari naba ikiro cy'idolari cy'izahabu cyaguraga wenda urugero 1,000 cy'amadolari, aza gusanga nto kigura 500. Idolari rigiye hejuru, izahabu raguye. Kandi izahabu ni natural resource, ni umutungo kamere. Idolari ni igipapuro umuntu ajya hari agacura, rihe ni ibintu bicuritse. Niyo mpamvu twebwe dutekereza gusubira ubutuzi bwa basogokuruza. Waba ufite imitiba y'inzuki, waba ufite inka, waba ufite intama, kuvuga ko aribwo butunzi ufite. You forget about paper money. Yani wagira ugahinga ukeza, ariko barimo barabyinjiramo, barabireba bakabata uriya muntu ni yeza ntazatwumva. Batuzanire cya kindi cyo bita weather warfare nakubwiraga, manipulating the weather. Aha ngaha tugira izuba, baprologe igihe cy'imvura kiburi. Nk'ubu ntubireba turi mu kwa mbere, ariko turasa nkaho turi mu itumba. This is very bad. Nibo bikora. Ariko ibwiye umuntu utabizi arafata, ariko ibyo bintu bikuye he? None se uravuga ko biterwa n'iki? Ngo ntabwo mbizi we nazabanza ndaguze. Gusa ubu nujya kuraguza abazibura bazakubwira ukuri. Scientifically cannot prove it. Ntabwo wamenya. Barabona ibihe byahindaguritse gusa. None se biterwa n'iki? Kuki bitahindaguritse imyaka basukuruza bari ku isi? Nta nganda zariho icyo gihe zohereza ibyotsi byangiza ikirere. Nta nganda. Niko yasita agusubiza. Wenda. Kandi twara province ntabwo nahuye ko inganda aho zihuriye n'ibyo bintu. Inganda zohereza carbon dioxide muhehe mu kirere, zikaba zifashije ibimera byacu kubona ibyo kurya. Kiryo hamwe bataryumva ariko. That's science. Abantu bacu bagushije ishyano kabisa. Pastor, reka dusoreze ku ntambara ya Ukraine n'Uburusiya. Kugeza ubu amakuru yifiteho ameze ate? Amakuru tuyifite hajyanye n'ubuhanuzi. Buriya hari ubuhanuzi buvuga ko hari intambara izava mu Burayi, mu bimenyetso bizagaragaza kuza kwa Kristo, izatangira buhoro buhoro, kandi nk'uri yatangiye. Iyi ntambara ya Ukraine n'Uburusiya imaze imyaka irenga 10. Ayo wawe over urabizi ibyo ngibyo? Oya, nge mperuka cyagiye Uburusiya bufata Crimea gusa nibwo. Crimea se byabaye mu ihe mwaka? Bambwira umwaka byabayemo. It's going to be 10 years now. Ngira ngo hari nko muri 2010 cyangwa 12 nkaba ntibagiwe neza. Sinzi ariko ni muri iyo myaka ntabwo buri munsi y'imyaka 8. Iyo ntambara yatangiye buhoro buhoro, niko ubuhanuzi buvuga. Bwamanutse mu cya 968. Ye nabonye numva ubuhanuzi buno bwanyu bwaryo John byanjye bwande. Ubwo ngubwo bwavuye kuri nde? Bwavuye kwitwaga Emmanuel Binos. Yaramuvuga butumwa, ariko iryo banga yari hawe n'umukecuru umunyamasengesho, wari umuntu ukomeye ubaha Imana. Wari ufite nk'imyaka 90, amubwira ibizabaho mbere yuko Kristo aza. Kandi byinshi byaratambutse. Uwo mukecuru ni nde we? Ntabwo izina rye rizwi. Yakomokaga mu gihugu cyitwa Norvege cyangwa Norway. So sijya kujya mu byo yavuze, ariko reka tujye muri fure. Yavuze ko intambara ya nuclear izabaho, ariko yaratangiye ari rutari ruto, ikazasenya Uburayi ku buryo abanyaburayi bazahungira bakaza kuba muri Afurika, niho hazaba hari umwuka umuntu yahumeka akaramuka. Kandi iyo ntambara none ihanurwa neza na Bikira Mariya. Bikira Mariya yabonekeye abakobwa b'i Fatima. Iyo uvuga Bikira Mariya mbavuga iki? Bavuga idayimoni ryitwa Diane. Hanyuma rero asobanura abo bakobwa, yabwiye ibintu bitatu bikomeye. Bibiri byaravuzwe byarasohoye, ariko icya nyuma Kiliziya yaracyubashye ntiyakivuga. Kiliziya Gatolika ikintu yakoze gikomeye cyane kandi kibabaje, yavuze ibibiri, ariko ibanga rya gatatu ntiyarivuga. Ibanga rya gatatu ryaze gusohoka ariko mubwira ubuhanitse. Iryo banga rya gatatu ni irihe? Nuko hazabaho intambara mu Burayi.
Uburusiya bugakora ikintu gikomeye cyane cyo gutera Uburayi bugashwanyaguza Uburayi bwose, bwamara kwigarurira Uburayi hakabaho intambara ikomeye izakurikiraho. Iyo ntambara ikazatumwa na papa yicwa. Iyo ntambara rero izatuma papa yicwa izaba intambara karundura, izaba ishyiraho iherezo ku bihe byose. Iyo ntambara niyo dutegereje. Abarusiya bahora, niyo mpamvu rero mu Burayi bahora bafite umutima uhagaze kubera Uburusiya, kandi koko Uburusiya buzasenya Uburayi bwose. Uburusiya bufite capacity yo gusenya Uburayi in less than a month. Kereka hakoreshejwe, bushobora gusenya Uburayi mu kwezi kutarangira. Kubura bugu bwose bwa burenga n'Ubufaransa n'iki byose babishyira hasi mu minsi mike. Noneho buri kumwe n'Ubushinwa nta nubwo byatwara icyumweru. Amerika kugira ngo izataba, Amerika no umubumbe uri kure cyane, niyo ifite ubushobozi bwashobora guhagarara imbere y'abariya bantu, ariko ntabwo yakoresha ingabo zo hasi ngo bikunde, keretse ikoresheje of course nuclear warheads. Kandi iyo dukoresheje nuclear warheads n'isi kurangira. Ari byo by'ibyo ngibyo nakubwira, biriya bya NATO n'iki byose ni umukino. The Soviet Russia ubwayo Federation can overrun Europe in a week. Hanyuma rero ubwo ngubwo niyo mpamvu ubuhanuzi n'ubusohora. Iyo ntambara yaravuzwe, ivugwa na Bikira Mariya ubwo yabonekeraga abakobwa b'i Fatima 3. Nayo irahari. Papa zicwa muri iyo ntambara. N'uyu papa uriho cyangwa n'uzaba ariho icyo gihe? Biragaragaza ko ari uyu nguyu, kuko uyu nguyu niwe ukabije cyane mu guhemukira Imana no kuyitera umugongo. Ashobora rero kugusha ishyano. Ariko ndakubwira, sivuze ngo niwe uzaba, ariko ndakeka birashoboka. Iyi ntambara ibaye kandi tuzirayikire turi be triggered, kuko ibyo Abarusiya barabihakana, ariko bamaze kugeza abasirikare 100,000 ku mpaka wabo na Ukraine. Barabona ntabwo bategura gutera Ukraine. Ariko se kuki bagira bate barunda abasirikare? Ese ntibaba barimo kwitegura kugira ngo bagire ubushobozi bwo kuzinjira muri Ukraine? Kuko Ukraine barayireba nk'igihugu, niyo gihugu cya mbere, the biggest country apart from Russia in Europe. Bamaze rero kukigarurira, kudutirayizinga ubundi bihugu bwose bwahoze ari ubw'Abasoviyeti byakoroha. Ikindi cya kabiri kibabaje, uriya Vladimir Putin aravuga ngo iyi gihugu atemereye yuko kijya muri NATO, kifatanya na OTAN cyangwa NATO, cyahoze kiri muri Repubulika Zunze Ubumwe z'Abasoviyeti, icyo adahaye uburenganzira ntigishobora kujyayo. Ubu rero Abanyaburayi baravuga ati ariko kubera iki se? Akavuga ati no, mugomba kunyemera kugira ngo amahoro abeho, mugomba kwemera yuko Ukraine cyangwa ikindi gihugu cyahoze kigize Repubulika Zunze Ubumwe z'Abasoviyeti kitakwemerwa kuza muri NATO. Iyo ni provocation. Kuko buriya NATO, Repubulika z'Abasoviyeti mu Senyuke habayeho amasezerano yuko zitazajya zizakomeza gukorana na Russia mu buryo bw'ubucuruzi no muri politiki. Ubwo rero mu guhuya ngo zifatanya na NATO, wari muri igihugu cyahoze muri Repubulika z'Abasoviyeti zifatanya na NATO. Tandukanya ibihugu byari mu masezerano ya Warsaw nka Poland n'urugero. Naho n'ibihugu byari bigize Repubulika Zunze Ubumwe z'Abasoviyeti, ibihugu 15 nta kimwe nari naho. Wacyumvise azakimbwire, wenda nahita nkanguka nanjye nkagira icyo menya kuri ibi, ariko nzi yuko atari ko bimeze, kuko amasezerano bagiranye igihe cya n'utoga Mikhail Gorbachev nicyo yavugaga yuko nubwo batandukanye bakaba bahaye ubwigenge, ariko bazakomeza gukorana n'Uburusiya mu bucuruzi no mu bindi byose biri strategic bijyanye na defense n'ibiki byose. Pastor, iyo urebye umuvuduko iyi ntambara iriho, wayiha nk'imyaka ingahe imbere ibyo byahanuwe kugira ngo bisohore? Ntabwo uyu mwaka washira, kuko niba Abarusiya bakomeza gupanga abasirikare ntibasubize inyuma, hari ikintu kirimo gikorwa, kandi icyo gikorwa kirazwi. Joe Biden yarabivuze ati icyo tuzi cyo ku buryo budasubirwaho,
nuko Uburusiya budashobora gusubira inyuma mu mugambi bufite wo gutera Ukraine. Ariko niba bikora nta kundi, nta alternative zadusekera gutabara natwe. You can't go, why are they piling all those weapons? Intambara abasirikare iki byose. Nukugira ngo bagire imbaraga impetus yo kuzavuduka. Kubera cyo ni igihugu gikomeye. Ntabwo wagikirisha, bagomba kugira abasirikare ku buryo haba igisirikare cy'imbaraga gishobora kuba cyaneutralizinga forces zabari. Ubu ngubu abarusiya bije muri system ya network, computer system za Amerika, ngo bibi bintu n'ibiki byose barabitwara. Iyo technology kuki babikora se? Ese babikora bari batabizi? Ni game. N'umukino. Turi mu isi ifite ibibazo, abantu bakwiriye gutekereza bakakangukira. Which means ko bitarenze uyu mwaka ibyahanuwe bishobora gusohora. Birashoboka yuko uyu mwaka utarangira iyo ntambara itabaye. Ari nabwo papa yazicwa. Ya. Reka dusoze pastor. Yes. Ubwo rero sivuze ngo ni ngombwa, ariko birashoboka cyane. Kuko ibyahanuwe byose byahanuwe muri 1968 bigashyirwa ahagaragara hanyuma cyane. Umukecuru yapfuye muri 1969 amaze umwaka umaze gutanga ubuhanuzi byarasohoye. Kimwe mu byasohoye bidutangaza ni abantu benshi bava mu bihugu bikennye bajya mu bihugu bikize bibwire ko bazabonera amahoro. Dutegereje ikintu kimwe, inabi ikomeye cyane bazagirirwa ngo izaruta iyo abanazi bagiriye abayahudi. Bariya biruka nk'abajya mu za Burayi za Amerika za bava muri Afrika, Asia, bava Middle East bajya hariya. So nabyo bizazana social conflicts. Sinzi nabari ibyo byakayibanza kugira ngo iyo ntambara ibone gukurikira. So ubwo tubiteza amaso byose. Murakoze. Reka dusenge dusoza. Mana ihoraho yo mu ijuru turagushimye. Imana igira neza, uri Imana ikora ibikomeye, ukora ibitangaza. Icyubahiro n'ikuzo n'ishimwe bikomeza izina ry'Imana. Amagambo tuvuze n'ibyo tuvuze mu buryo bwose bifashe abantu kugarukira no gutekereza yuko ari we nzira yonyine y'ubuhungiro no gukurokoka. Ushimwe ko wemeye kubidukorera ku bibazo zawe, kandi tubyambarije mu izina ryawe Yesu Kristo umwami wacu. Amen.